Hano ngo ikaze umukunzi wacu dame kudukurikira umunsi ku munsi kumbwira ngo agaciro maze kanda subscribe nawe turabikora kubikora kagajya kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byose bya buri munsi bitandukanye kuri Magic TV. None reka turebera hamwe izi breaking news n'amakuru tugeze none doko ari amakuru adasanzwe ibintu bikomeje kugorana ndetse no kuba bibi cyane hagati y'umutwe M23 ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange. Ni nyuma y'uko umutwe M23 bakomeje kugenda bawukuramo akazi bakubita inshuro mu buryo budasanzwe nyuma y'uko ibintu bikomeje kugenda bigorana ndetse binabaye ku mutwe M23 ibintu byose bimaze kujya ahagaragara niki cyateye M23 kwamburwa utundi duce tugiye dutandukanye niki cyateye M23 kuba bayikubise gataruka ndetse abagera kuri 82 ba M23 basiga ubuzima ibintu bikomeje kugenda biba binini cyane ndetse leta ya Kongo itangiye kwigamya inzinzi nyuma y'uko ifashe ibindi bice bigiye bitandukanye byose tugiye kubira hamwe muri ano makuru turebe ibintu leta y'igihugu cya Kongo yahise itangaza ndetse n'umutwe M23 watangaje muri rusange nyuma y'uko leta ya Kongo yamaze kubakubita gatandukanye ndetse bigaragara yuko ishaka kubirukana mu gihugu cya Kongo cyose muri rusange kugira ngo uramutwe uranduke burundu. Byose tugiye kureba hamwe muri ano makuru ni mu gihe wazarendo abasirikare ba wazarendo bakomeje kugenda bakora akazi gakomeye cyane ko kugira ute ko kwambura abaturage b'abanyamurenge cyangwa se abaturage bari mu bwoko bw'abatutsi uduce twabo tugiye dutandukanye ndetse n'ibikorwa bya remezo byabo bigiye bitandukanye by'umwihariko inka zabo ndetse bakahita bazibaga ndetse bagahita bazigira. Urumva ko abazarendo batangiye gukora ibintu bitari byiza ndetse bidasanzwe nyuma y'uko nyine bakomeje kugenda bisunga cyangwa se bifashisha igihugu cya Kongo muri rusange by'umwihariko ingabo za FARDC kugira ngo bakomeze kugenda bambura abaturage b'igihugu cya Kongo by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibintu byabo bigiye bitandukanye byose kubirebera hamwe muri ano makuru turebe ibyo leta ya Kongo ikomeje kugenda itangaza nyuma y'uko ikomeje kwihara ndetse no kwigama inzinzi yo gutsinda M23 muri rusange. Ngenda gushimira rero umukunzi wacu tujye tubana muri ano makuru ariko ngushishikariza ukanda subscribe nawe turabikora kuri kanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kandi buri ko wumvishe inkuru nyamuneka umuntu abagusaba kumva gusiga igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubana ko twabaringa gatanu kandi niyo mpamvu umuntu ahora nakubwira ko niba ufite inshuti zawe zigiye zitandukanye ugomba kuzikorera share gatanu kandi kugira ngo nazo zumve amakuru adasanzwe amakuru abagezweho nyine abarimo gutambuka ngaha kuri Black TV. Rero ndagusuhuje wo mukunzi wacu nankwereza ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. M23 n'umutwe watangiye kurwana n'igihugu cya Kongo muri rusange by'umwihariko mu myaka igiye itandukanye ubwo bagwanaga bari guhanganira gutura mu gihugu cya Kongo muri rusange. Leta ya Kongo yumvaga yuko igomba kubirukana mu gihugu cya Kongo muri rusange ariko M23 nayo ikavuga yuko itagomba gusohoka mu gihugu cyabo dore ko ari igihugu ngo barazwe n'abasogokuru babo. Gusa leta ya Kongo yasinjaga M23 yuko ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ndetse ari n'abanyarwanda muri rusange bagiye gushakira ubuzima cyangwa se gushaka amaramuko mu gihugu cya Kongo kugira ngo bakomeze kugenda babaho gatanu kandi gusa M23 yo yamezaga yuko kiriya gihugu cya Kongo ari igihugu cyabo ari nayo mpamvu ubwo bakataga imipaka cyangwa se imipaka nyine kugira ngo buri bihugu bigende bimenya imbibi zigiye zitandukanye zaho abaturage bo bagomba kutarenga. Ahangaha ni imipaka bakatiye muri Virereni bavuze yuko nyine M23 cyangwa se abaturage bavuga ikinyarwanda muri rusange bo mu bwoko bw'abatutsi ari abaturage bisanze mwa karagaci. Ibintu byose rero byakugemeje kugenda biba ndetse biranagorana cyane yuko leta ya Kongo yafashe icyemezo yuko igomba kubarimbura yose itangira guhotera abaturage bagiye batandukanye mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'aba M23 muri rusange. Ibintu byakomeje kugenda biba bibi nyuma ko M23 yafashe utundi duce tugiye dutandukanye ndetse birangira yigaruriye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse itangira gufata n'utundi duce tugiye dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Kongo yarahanganye biranga. Leta ya Kongo yafashije n'indi mitwe igiye itandukanye ni imitwe yitwa Wazalendo FDLR. Iyi FDLR niyo yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda muri 1995 FLN ndetse n'abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi abasirikare ba Afurika y'Epfo n'abandi basirikare bagiye batandukanye by'umwihariko abacanshuro cyangwa se abasirikare baba bagomba gushaka ibibatunga ariko bakoresheje urugamba. Aba n'abacanshuro b'Abanyarwanda ndetse n'aba Black Bot abangaba baturutse mu gihugu cya Amerika. Ibintu byose rero byakomeje kugenda biba binyuma yuko biyemeje kurwanya umutwe M23 ariko ibintu bikomeza kugenda bigorana ndetse M23 ikomeza kugenda ifata uduce tugiye dutandukanye igihugu cya Kongo. Gusa ku munsi w'ejo ntabwo ariko byagenze dore ko M23 bayiguye gutuma ndetse bayambura uduce tugiye dutandukanye. Utu duce twa Kibitonga uduce turakomeye cyane. Aka gace rero ka Kibitonga ni agace
M23 yari yafashe ku buryo bukomeye cyane ndetse ikambuye ingabo za Kongo muri rusange. Gusa siko byagenze ku munsi wese kuko imirwano yari ikomeye cyane ndetse birangira M23 bayambuye kano gace muri rusange. Gusa yaje kuba iharirira kuko abarenga 80 bose baje kuba basiga ubuzima ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye bya M23 igihugu cya Kongo muri rusange kirabijyana. M23 rero bakomeje kugenda bitabirwa cyane, barimo gukubitwa gatanu kandi ndetse ibintu bikomeza kugenda bigorana ku buryo bukomeye cyane, dore ko umuvugizi wa M23 mu gahinda kenshi yatangaje yuko n'ubundi ibintu byo byabaye n'ubundi ari ibintu bikomeje kugenda biba kuri M23 kandi ko nta kindi kintu babitangazaho, ahubwo ngo nabo bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bihorere ku gihugu cya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda bigorana ndetse no kuba bibi cyane ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko atangaje n'amagambo yuko agomba kwihorera. Ibintu rero bikomeza kugenda bigorana ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange gikomeza kugenda kigama insinzi ndetse bigomba kuvuga ko umutwe wa M23 ugomba kuwurandura burundu muri rusange, ndetse n'abigira bose ngo barimo kuwufasha nabo bose ngo leta ya Kongo igiye kubarandura gatanu kandi abangaba ni abandi rero, nuko leta ya Kongo isigaye ishinja igihugu cy'u Rwanda muri rusange yuko aricyo gifasha M23, aricyo gituma M23 ibaho, aricyo gihereza inkunga M23, aricyo gihemba igisirikare cya M23 ndetse akaba ari nacyo cyita ku gihugu abasirikare ba M23 muri rusange. Gusa abaturage bakomeje kugenda bagira agahinda gakomeye cyane nyuma yuko bakomeje kugenda biyumva mu mutwe wa M23 gatanu kandi ndetse bavuga yuko batagomba kubatererana, by'umwihariko bagomba kubaba hafi mu byo bakora byose. Ahangaha no gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange ko M23 yakomeje kugenda ibitangaza cyangwa se ibitekerezaho cyangwa se ikomeza kugenda ishyira mu bikorwa yuko igomba gufata igihugu cya Kongo muri rusange. Ibintu bikomeje kugenda bigorana ndetse binababereye kuri no mutwe wa M23. Gusa abawazarenda rero izi ni ingabo zara mu gihugu cya Kongo muri rusange. Uyu mutwe witwaje intwaro, uyu umutwe ukora ibikorwa bya gisirikare. Uyu nguyu mutwe rero leta ya Kongo yaweguriye utundi tugiye dutandukanye ndetse leta ya Kongo ibemera kuba mu gisirikare cya Kongo muri rusange. Ngo bakomeje kugenda bahohotera abaturage b'igihugu cya Kongo, by'umwihariko abanyamurenge, abaturage bari mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, dore ko abenshi bafite inka nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa abawazarenda bakomeje kugenda bazanonera ku buryo bukomeye cyane ndetse banarazangiza ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gufata inka zigera muri 3 z'umuturage w'umunyamurenge. Uyu nguyu bamwita Bwana Muhozi Marie Louise. Uyu nguyu rero baje kuba bajyana inka ze zigera kuri 3 ndetse banazibagira musi y'urugo rwe kabisa, baziriye gatanu kandi ndetse ko uyu muturage na hano yararajya kuregera. Gusa yakomeje kugenda ataka anatabaza avuga yuko leta ya Kongo ari inyamaswa ndetse itagomba kumva abaturage babo, ahubwo bakomeje kugenda babahotera gatanu kandi ndetse bamwe bakafata ku ngufu, abandi ndetse bakabafunga batazi icyo barimo kuzira, abandi bari gukubitwa gatanu kandi na mpamvu abaturage bakomeje kugenda bashinja leta ya Kongo gukora ubwicanyi bukomeye cyane ndetse banatabariza igihugu isi yose muri rusange kugira ngo ibatabare. Ngo gusa bari kubona yuko isi yose yabakuyeho amaboko, ahubwo ngo nabo bagomba gukomeza kwigwanaho bashyigikira umutwe M23 muri rusange. Niyo mpamvu bakomeje kuvuga yuko igihugu cya Kongo ari igihugu cyabo ndetse bagomba kuzatsinzura cyangwa se kuzanimbura burundu ubutegetsi bubi cyangwa se ubuyobozi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibintu bikomeje kugenda bigorana ndetse binabaye bibi cyane nyuma yuko aya magambo yose atangajwe n'abaturage ndetse n'igihugu cya Kongo nacyo kivuga yuko n'ubundi kigomba gutsinzura uwo ari we wese ushaka kwijandika cyangwa se kwitambika n'ubundi mu gihugu cya Kongo muri rusange ashaka kugirika. Byose bikomeje kugenda bibi cyane rero nyuma yuko leta ya Kongo n'abadepite bose muri rusange bakoze inama igitaraganya yo kuba batera igihugu cy'u Rwanda ndetse yuko bagomba gutsinzura M23 muri rusange. Ibi ngibi byose rero biri gushyigikirwa na SADC. Izi ngabo za SADC rero zikomeje kugenda zikora ibidasanzwe ndetse zikomeje kugenda zifata utundi duce dutandukanye nyuma yuko zitabiriye umutwe M23 ndetse banasezerana yuko bagomba kurindira ku buryo bukomeye cyangwa se gutsinzura burundu kugira ngo uve yarakubutaga bw'igihugu cya Kongo, kugira ngo igihugu cya Kongo cyangwa uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo nabwo bigira amahoro, dore ko hakomeje kugenda haba intambara zigiye zitandukanye, intambara z'ujaho ndetse n'intambara zitarangira. Byose rero bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse n'abasadeke bo bakomeje kugenda bavuga yuko bagomba kugera ku herezo ndetse cyangwa se bagomba kurangiza intambara ku buryo bukomeye cyane. Ndagushimira rero twabanye muri ano makuru, ndagushimira umukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi, ahubwo ndagushimira nawe wakanze subscribe kubwira ngo reba inshuti zawe muri rusange nazo zohereje iyi nkuru cyangwa se iyi video nazo zize kuba zirebaho gatanu kandi kugira ngo tujye tubana mu ibiganiro nazo gatanu bya buri munsi. Kandi iyo wakanze subscribe n'ubundi amakuru yacu yabona bwa mbere
dore ko uyabona utiriwe usakisha, ahubwo aya makuru uhita uyabona gatanu ku kandi ku buryo bugezweho cyane. Niyo mpamvu rero ugomba gukora subscribe kandi nyaboneka bagushishikariza gusiga n'igitekerezo cyawe cyangwa se comment muri rusange kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi, cyangwa se kugira ngo tujye tubona ko twabanye gatanu ku kandi. Aho uri hose rero ndagushimiye.